we umva ko twigenje ati gira vuba. Ariko umuntu wari uri mu nzu akaba yazi situation n'ibyabaye hagati yabo, akarimo agira ate arimo kukurura na kamera. So mu mashusho akurikira rero cyakurikiye nuko uwo bita Sabius yakoze iki? Yaravuze ati mwuka byaramwe ndaramuka mfashwe inkuru irabatiye mu muri no mugi, ati ndabigenza gute? Aramubwira ati umukobwa ati cyava wakintu we Sabe sohoka. Yarimo kumwarikira. Ubwo umugabo wari uri hanze yafashe sinvuze ngo yari yafashe umugore, sinzi ibyo arimo amubwira ati mwuka byaramusha ibintu murimo ati murafashwe rero sha ibintu mwajemo. Urabona umukobwa afite ubwoba, arimo arisobanura ibintu byinshi, arimo arisobanura ko ni nako yandika kuri phone acunga arebe yandikira uri mu nzu. Ubwo Sabe we yatinye akiri mu nzu, yatinye undo anone. Ubwo Sabe yagize iki? Yahise asohoka. Wa mukobwa asa nk'ugiye, ariko wa muntu wari uri mu nzu akomeza kumufata, ahubwo asohoka mu nzu nawe amwirukaho. Sabe ahita aca inyuma y'inzu ahantu, umva urabona arabibona, abonye ko barimo kumureba arirukanka. Murabibona arirukanka arimo kujya kuri cya gipangu ne cya giti, reba cya giti kiri ku gipangu. Icyakurikiye ni iki? Sabe bwahise yurira kuri cya gipangu, dore wa undi agerageza kumukurikira. Ngira ngo murabibona agace gakurikiye rero gakurikiye, ngira ngo murabibona ko Sabe yarimo kwiruka. Murabibona arirukanka, yahungaga iki yarazi ibyarimo. Murabibonye icyakurikiye rero Yesu simbuka cya gipangu agwa hasi, amaguru avunagurika. Umukobwa izi video murayizi mwuka byara ayo.